Ibyo bimenyetso bishingiyeho ushobora gukeka ko urwaye impyiko bityo ugafata umwanzuro wo kwivuza hakiri kare zitarangirika cyane. By'umwihariko rero mu kiganiro cy'uyu munsi reka turebere hamwe ibimenyetso 10 byakwereka ko impyiko zawe zirwaye cyangwa se zitarimo gukora neza. Ikimenyetso cya mbere cyakwereka ko impyiko zawe zirwaye ni uguhorana umunaniro cyangwa se kubyuka ukumva ufite umunaniro ukabije kandi bigahoraho. Ibyo bigaragaza ko impyiko zawe zitarimo gukora neza ndetse imyanda n'uburozi byuzuranye mu mubiri, dore ko impyiko zawe arizo zibiyungurura bigasohoka binyuze mu nkari. Ikimenyetso cya kabiri cyakwereka ko impyiko zawe zirwaye zitarimo gukora neza no kunanirwa gusinzira neza. Iyo impyiko zawe zitarimo gukora neza, bya myanda ndetse n'uburozi impyiko zawe ubundi ziyungurura bizigasohoka binyuze mu nkari, burya itangira kuzurana mu mubiri. Iyo rero ituma udasinzira neza ndetse ahanini bigatuma ubura n'ibitotsi mu gihe ugiye kuryama. Ikimenyetso cya gatatu cyatuma ukeka ko urwaye impyiko ndetse ko zitarimo gukora neza ni ukugira uruhu rwumagaye ndetse rukakuryaryata cyangwa se ukumva warushimagura. Iyo impyiko zawe zidakora neza, burya imyanda ndetse n'uburozi nanone byuzurana mu mubiri nk'uko twabivuze. Ibyo rero bikagenda bijya inyuma ku ruhu ndetse nanone ibyo bikagenda biteza kuba uruhu rwawe rwumagara ndetse ukumva wanarushima cyangwa se rurimo kukuryaryata. Ariko burya ntabwo birangirira aho, ibyo bigira n'imbemerere mu mubiri hose, ugasanga umubiri wawe usa naho wuzuranyemo imyanda ndetse n'uburozi bishobora gutera ibindi bibazo ku buryo byumvikana kandi bikagera no ku ruhu inyuma. Ikimenyetso cya kane cyakwereka ko impyiko zawe zirwaye zitarimo gukora neza ni ukwihagarika inshuro nyinshi cyangwa se gukenera kunyara inshuro nyinshi. Iyo impyiko zitarimo gukora neza, akenshi nko mu ijoro ukunda gukenera kwihagarika cyangwa se kunyara inshuro nyinshi. Ibi ahanini bigaragaza ko impyiko zawe zirwaye zitarimo gukora neza. Nanone ushobora kugaragaza ibimenyetso bya infection nka infection urinaire cyangwa se ubundi burwayi nk'uburwayi bwa prostate ku bagabo. Ikimenyetso cya gatanu cyakwereka ko impyiko zawe zirwaye zitarimo gukora neza ni ukuba ushobora kubona amaraso mu nkari zawe cyangwa se wanyarakaza amaraso. Iyo urimo kunyara ukabona amaraso, burya bigaragaza ko impyiko zawe zirwaye cyangwa se zangiritse zitarimo gukora neza. Ibyo bigaragaza ko hari amaraso ari kuza cyangwa se ari kurenga filitire z'inkari akaba ashobora kugera mu nkari zawe, kandi ishobora kugaragaza ibibyimba, utubuye two mu mpyiko ndetse n'ama-infection afata mu mpyiko. Ikimenyetso cya gatandatu cyakwereka ko impyiko zawe zirwaye ni ukuba inkari zawe mu gihe